mama wawe si inzobe si umudamu muremure munini ukuntu papa wawe si umusirikare shani ibyo kabisa akusuma sigaye tugendisha abamanigo ku buryo batumenya byose mwana tugenzura buri kanya tumva aho bigeze ibintu ndakurambiwe ushaka wanakwigendera n'ubundi byo bizabira itangiye kwira ijisho ry'Imana rirabona nta na hamwe waryihisha n'uyu nguyu riramubona n'abandi bose riramubona urumva neza riri muri wowe urumva neza riri muri wowe none se ibyo mubwiye ntabwo ari byo mwajye mwihana mugatinya Imana uzutoneka mugende mu rusengero turaje tubakire rero reka twumvikane ibi bintu byaza kudushwanisha njye nawe tugashwana umva reka ibi bintu tubyihore tugiye kujya mu rusengero uvuga ijambo ndi bugutegeke kuvuga uri kumva ntabwo navuga ijambo ntegetse kuvuga iry'Imana ntegeka kuvuga n'ibyo ndaza kugusohora nka ariko kuki muri abateka mutwe niwe wa mbere ndebye nkahita mpindukira byatanye koko sha ntacyo bitwaye nimba umuntu so nta wundi ufite sha nawe nakore birisire cyane reka reka cyane none ubu nanjye nikomanga mu gatuza oya tuzabireba nta bibi tugomba kubireba nari mbonye mwikundiye byatanye nabaye ati ntabwo nagira n'agasubira ibintu ugiye kubwira muri make biragoye ariko mbaye ubyihanganiza ni ukuri ko Imana nakubeshye uramutse uncitse ntazabura ijuru pe ni ukuri kw'Imana ntacyo nawe amaze kuri iyi si kabungu iki gihe mwabaye muto urumvize nje uri kuntera turahuye bwa mbere mu muhanda none ngo urankunda ntabwo ari injuga bibaho ni iki ni ibintu bibaho mu buzima oya ibyo bintu ntabwo ndabibona urambeshya ngo tuzabivugana nta ribi ariko ndumva uri kumbeshya izo ni injuga rwose oya sha oya ntabwo ari injuga nyine ni ibintu bibaho mu buzima nuko wenda bishobora kuba bigutunguye tu ariko biranunguye cyane bibaho mu buzima nta ribi umva rero baby ikintu nashakaga nimero kawe Sunese kuna telefone nagenda. Ese nimero za ntabwo zizi mu mutwe? Ntabwo nzizi. Kaza nyine ngurira. Byabayeho ho. Oya sha. Ese ugu umuntu yazajya kubona. Ujya unyura ngaho buri munsi uzambona ko bwije ko bikeye. Nzanye muri hano mu muhanda. Cyane koko. Reka. Uzaza umbona. Numva bingoye. Oya ntabwo bigora. Ariko nimero yawe urayizi mu mutwe. Ntabwo nyizi. Ntabwo mbeshye. Oya ntabwo mbeshye. Ntari bugo ngubwo ubwo nzayamora nkuri cyano ntari bito sawa reka nkubwire hari utugambo maze iminsi numva wara ku mutipe bita Kashi uhaye gasopo
icyo nkubwiye ati gasopo. ese ko numva mbona ushaka kunsatira bite byawe uwo kashi umbwira kashi wagira ngo ni umusitari wo muri Oya, si ngombwa kugira ngo wenda wirirwe unamusubiramo kuko uramuzi. umva uwo kashi ni ubwa mbere mwumvishe nawe ni ubwa mbere nkubonye kandi utanamwemera nta nubwo wakirirwa umbabarire unkure mu kanwa kawe ntukomeze kumpumeka kuko sintahe wagize uwo kashi ugenda urumuma ngiye cyo ndi kukubwira ni gasopo kuri kashi ariko bakuntumye gasopo umva nayo nakurebye mpera ku mano ndazamurangiza ku mutwe nibaza aho uturuka nahabuze nibaza mu twana naba narakubonye nahabuze none ndibutse nsanga nari nicaye mu rusengero nkubona imbere uzi ko pasiteri byavuze ari byo ndanakwibutse yaravuze ngo uri inshinzi ngo umusatsi sinavugaho gusokoza neza urarinda unyita inshinzi ushingiye kuki utaba inshinzi se ubwo ugasanga usa n'abandi ugasanga uvuga nk'ibyo abandi bavuga ubwo waza wasaba umuntu ngo yagutware umugabo none ugahera hehe uhakana ugahera hehe uhakana ko ngo kashi ngo nago ngo izina ngo ndizi kashi se wamfatana nawe ubwo ngubwo naguhagaritse ari uko ibyanyu ntabimenye ujya kubimenya se nimba warabimenye ariko ntabwo wadufatije umutegereza uzadufate ubone kunsesema umbwira ibyo ngibyo byose ako reka nkubwire ndaguhagaritse none utangiye umva reka nkubwire muko reka nkubwire ndakumenye umva reka nkubwire yacyo nkubwiye cyo guhaye gasopo akiyo gasopo bayi manza ari ryo jambo hari ukunda mu buzima bwawe cyane ibyo wamenyeho kuvuga bwa mbere ariko koko ngo barabivuze ingwe kurira abana ikakurusha kurakara muri make ubwo nge ndiki ushatse kuvuga ko ndi iki oya we reka tureke n'iby'ingwe wo umva wese mana we mbuze n'ukuntu nabivugamo gusa nge cyo nakubwira ni kimwe gasopo kuri uriya muhungu gasopo kuri uriya muhungu umva nge sindahura nawe icyo utumva ni iki sindahura nawe mbaye rega n'ukuntu uri no kwivugisha biragaragara nimba bigaragara se uri kuntera isesemi isesemi akwa mukobwa nkwigaragarize ubibone wanyigaragariza usura ugasanga ngiye ndi gutinya kukubona ugasanga ndi gutinya kukubona kuko ndumiwe twari wumirwa ubundi uguvuka hehe icyo si ahashinzwe sinanakifuza no kuhamenya nimba utifuza kuhamenya ntabwo wakabaye ko wampagaritse aha ngaha uri kumbwira uteshwa sinavuga kuvuga ubusa ariko ubu nimba ari amagabo yawe uri kurata wayaretse se niba ari amagabo yanjye uri kuyarata wayaretse ndikamubaza akazi kabi yaragukoye waramukoye byagenze bitagati yawe karankunda rero bakanika karame wenda abo nikiri n'umwana mutoya cyakeneye n'iminsi yo kubaho gusa nagira ngo mubwire gasopo iya mbere n'iya nyuma mbese Chanel nta kindi wibagiwe ubwa kabiri bizaba mu bikorwa nibyo ngibyo nagira ngo mubwire nacyo cyatumye muhagarika Chanel urarangije ibyo wandogopwaga byose mu matwi n'ibyo wavugaga urabirangiza okay nagira ngo nkumenyeshe ko ntacyo wamenyesha kuko we nta kimwe nakora umugabo wawe kashi simukeneye nawe ntankeneye kuko ntaho tuziranye nimba agukunda ntabwo yakabaye kuba utamukeneye ntabwo nakwirirwa mbona ubumesaje nimba umukunda ntabwo wakabaye kuba uri kumufuhira bigeze aho ngaho ndamukunda nyine ni nta mpamvu ndi kumufuhira kandi wowe icyo nzi cyo we uri no gutendeka uri wo kwirira gusa umva Chanel reka nkubwire sibyo urukundo nyarwo oya nta n'icyo ufite cyo kwibwira ntabwo ari ubundi iyo ukunda umuntu uramwizera ntabwo wakabaye kuri kuza kumushinga aha ngaha umva ngira kuntesha umwanya wanjye wose wataye umva kana nigenda nakubwira ati bwa nyuma n'ubwa mbere bwa kabiri uzabona azaba ari ibikorwa turumvikana niko ijambo ry'Imana rivuga kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa haleluya abakristo mukizwe neza mushake ubwami bw'Imana nimumara kumubona amafaranga muzayabona
nimumara kubibona amazu meza muzayabona, ariko mudafite ubwami bw'Imana nta kintu mwaba mufite. Haleluya, amen. none se mbwira, ufite ibintu byose, ukaba ufite amafaranga, ukaba ufite amazu meza na za modoka nziza, ariko ukazajya mu muriro, byakumarira iki? Kubera ko muri iyi si tubaho imyaka mikeya, ariko ubugingo bwo buhoraho iteka ryose. Haleluya, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kuko niba umuntu abaho imyaka 100 atayirenza, kuko Imana ivuma abantu yarababwiye ngo muzabaho imyaka 120, igihe Imana yarimbuzaga Nowa n'abantu be ikabarimbuza amazi, ariko Nowa akarokoka mu buyehezi, yanga kwikinisha, yanga kurwana. Imana kandi iradukunda twese. Haleluya, ni nayo mpamvu yatanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Bamushyira mu nyanja, ariko Satani nicyo cyamuzanye mu isi, ni ukugira ngo arimbure abantu. Niyo mpamvu rero biginga ngo mukunde Imana. Haleluya, mwige kwambara neza. Ubuse murabona ngewe nambaye neza? Haleluya, abantu bose bazagukurikiza amaso. Ubwo se niwishe imitima y'abahungu niba uri umukobwa, ntiwishe imitima y'abakobwa niba uri umuhungu. Imana rero icyo ishaka ni uko muyubahisha. Haleluya, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ni ukuvuga ngo icyo Imana ishaka ni uko mugenda mwera imbuto ahantu hose. Niko madamaze